dutangira nyine ngo tubwire uti umunsi umwe umusore yafashe umwanzuro wo guta icyana mu mago arangije yegera se aramubwira ati hari ikintu ushaka ariko wamfasha papa urabona bino bintu byose ntabwo nabyishoboza ku giti cyanjye niyo mpamvu rero hano hari lisite cyangwa se urutonde rw'inshuti zanjye bahamagare ndetse ubatumire ku bukwe bwanjye kanongere mbahe ikaze aha ni kuri Joyb Entertainment ndetse niba ari bwa mbere ufunguye ino video ku ino channel ya Joyb Entertainment reka nkubwire ngo kanda subscribe yawe nk'inkunga ubundi urebe ko tugiye kujya twatwika muri ino minsi bagezeho turu tw'ubwenge twaturu dushobora kukungura dushobora gutuma ndetse waguka mu bwenge muri mind n'ikiriki reka twikomereza ikiganiro cyacu ndetse nkubwira ngo ukimvu kirangize umvukuru cyuzuye ubwenge gusa nge nitwa Joyb ugiye kujya mbagezaho bino reka twikomereza. Papa arangije aravuga ati nta kibazo rwose musore wanjye. Umunsi ubu kugeze wa musore yafashe imodoka arirukanka cyane ajyaho papa we yarari arakaye cyane umujinya mwinshi. Ageze kwa se arabwiye ati papa nakubwiye guhamagara buri muntu wese inshuti zanjye zose. Papa arangije aramubwiye ati nawe bikoze umuhungu wanjye ati ariko kuri liste yagishyize ku rutonde rwanjye hari abantu 50 bose ariko ikinangaza nimo ndabona abantu batanu bonyine hano ni gute ibyo bishoboka. Papa arangije aramubwiye ati umuhungu wanjye rero bose nabahamagaye ntahamagaye buri umwe ndetse buri wese namuhamagaye ku giti cyiwe ndetse nababwiye yuko wari mu bibazo yuko wari ukeneye inshuti zawe zigufashe nk'inshuti zawe bose kandi nababwiye ngo baze ndetse bahagire ku gihe. Mungu wanjye rero niyo mpamvu nta kibazo ugomba kugira kuko abo batanu ureba aho ngaho baje nizo nshuti zawe za nyazo ndetse babwira ngo iyi niyo story tugiye kuganiraho ndetse babwira ngo buriya kumenya inshuti zawe za nyazo cyangwa se kumenya uwo wakita inshuti buriya niko kantu k'ingenzi cyangwa se gafasha mu buzima. Ngira ngo nk'uko mwabyumvishe uno musore yari afite abantu bangahe 50 bose akora musore yaratwikaga abantu 50 nk'inshuti ziwe utariko umunsi w'ubukwe bwiwe ugeze umusore ararebye aravuga uti shanarakubiswe to nta kantu ndiho muri ino minsi. Arangije aravuga ati ariko inshuti zanjye 50 zose ni gute ntazahamagara dore ko ari na benshi ari umubare munini ushyitse bakakikikira bakamfasha. Noneho umusore yatunguwe nuko yaragegera se aramubwira uti papa mpamagara inshuti zanjye zose uzibwire yuko mfite ubukwe ndetse yuko rwose nta kwishoboza ino situation ngezemo cyangwa se bino bihengezemo cyane ko nakubiswe. Arangije papa wiwe ahamagara inshuti ze zose ndetse ngo yazigezeho buri muntu wese ku ruhande rwe yamubwira uti rero buri inshuti yawe igeze mu bihe bikomereye n'iki dore iri gutegura igikwe ariko nta noti ifite rero mwakayigezeho mukanayifasha n'iki nk'inshuti ziwe uzi ibintu byabaye. Umunsi wo kugeze abantu batanu bonyine nibo baje mu bukwe bwiwe. Umusore arangije arebye hirya araranganyije amaso abona abantu batanu bonyine nibo baje. Umusore biramucanga ndetse aravuga ati ibintu ntabwo byashoboka gute abantu batanu bonyine aribo baza ku bukwe bwanjye. Mfite inshuti nyinshi cyane ndetse zigera muri 50 muri 50 ni gute abantu batanu bonyine aribo baza. Atangira gukira amakosa kuri papa wiwe avuga uti papa buriya ntabwo yababwiye bose. Ageze kuri se aramubwira uti umusore wanjye rero abantu bose inshuti zawe zose uko ari 50 zose razigezeho ariko no musaza yarateguraga n'iki ibazwe. Umusaza yararebye aravuga uti aba bantu nimbabwira yuko ari ugushyanye nari ibirori byateguye already bari buze n'iki. Arangije aravuga uti reka mbabwire yuko ari ibibazo umusore arimo akeneye inkunga n'ibiki kugira ngo arebe inshuti za nyazo umusore we afite. Uza abantu baje simwabumvishe se haje abantu batanu bonyine mu nshuti ziwe 50 bivuze ngo abantu batanu bonyine nibo bantu biteguye kuba bamujya inyuma cyagihe ashobora kuba ari mu bibazo cyagihe n'iki kuko mwabyumvisha rero yaravuze uti umusore wanyu ari mu bibazo inshuti yanyu muze muyitabare muyifashe n'ibiki. Batanu bonyine nibo bitabiriye.
ndetse babwira ngo inshuti nyinshi buriya nta kintu zimaze, kuko akenshi usanga ziriya nshuti mwita ngo ni inshuti zanyu, usanga akenshi ari uko hari ibyo baba bakeneyeho, batabakeneyeho amafaranga, babakeneyeho izindi nkunga. Murebe neza murasanga hari ibintu byinshi babakeneraho. Inshuti nyinshi buriya nta mumaro, inshuti nkeya nizo zifite umumaro. Ushobora kugira inshuti 3 ebyiri, ubundi inshuti imwe irabaye, inshuti imwe ubundi niyo itwika. Buriya hari ukugira inshuti nyinshi ahubwo ugasanga ziboza kujyana mu bihombo kurenza uko wakigira inshuti nkeya. Buri inshuti nkeya ntago buriya nk'abantu bakunda kwinywera kamwe n'ibiki, iyo ufite inshuti nkeya hari ukuntu mujya kwitamo n'iki, urumva iyo ufite nk'inshuti ebyiri, umugura agacupa kamwe n'undi ukamugura agacupa kamwe, amafaranga ntabwo muyasesagura cyane. Ariko iyo ufite inshuti nyinshi, ibaze ni nkaho wakoresheje ikirori, ushora amafaranga menshi cyane kugira ngo bose ubemeze. Ariko buri sibabujije kugira inshuti nyinshi, ariko buri kiza mwajya mureba inshuti zishobora kugira icyo zigufasha. Ushobora kugira n'inshuti nyinshi ariko ugasanga ari icyo zigufasha. Nyine reba nk'abano bantu 50 bose, wasanga muri bo hari abarengeje nawe 50 babo, bitewe nuko batekereje neza bagasanga hari utuntu bagiye kujya bakuryaho n'ibiki. Nawe rega jya ureba inshuti ushobora kugira ikintu ukuraho. Buriya kugira inshuti nyinshi nanone hari ahantu bifasha, ariko buriya 90% inshuti nyinshi zirahombya. Babwira ngo buriya ntabwo babuje kugira inshuti nyinshi, ariko mujye mureba inshuti zishobora kugira ikintu zigufasha. Bitari ibyo, gira inshuti imwe, ugira inshuti ebyiri, zirabaye. Mujye ariko buriya usiko ushobora no kugikora utu test n'ibiki, testing inshuti zawe, ugategura akantu ko kugira ngo bagerageze urebe inshuti zawe za nyazo. Ukajya guri ugategura nk'akantu ukavuga uti wenda katayina kanyako, ukavuga uti jewe hano hari akantu runaka karansaba ibintu binibi, muhagere nk'inshuti zanjye muze mukigikire mumfashe. Ukareba abaza. Nababwiye kugira inshuti buriya nyinshi ntago ari bibi, ariko buriya mujye mureba inshuti zikishobora kugira icyo zibafasha. Nkanye mfite inshuti nyinshi arizo mwebwe n'ibiki. Ejo bundi ziko nagiye ahantu runaka, ahantu noneho mpurayo n'umwe muri mwebwe ankurikira, arangije anyicaza ahantu ngura akantu kamwe, arambwira uti ewana sha udukorera umuti n'iki, fata kamwe hano. Urumva inshuti zanjye arizo mwebwe zifite icyo zimariye. Namwe rero mujye mureba inshuti zishobora kugira icyo zibafasha. Ahangaha ngiye kujya rwose bageza utuntu tw'ubwenge, ahangaha ngiye kujya bageza utuntu tw'ubwenge, babwira ngo mukande share kino kiganiro kigire kure, cyumvwe n'abantu benshi za nshuti. Kandi mfite amakuru yuko namwe mutajya muba inshuti za nyazo. Mukore kino kiganiro, nako bukoresha kino kiganiro kigere kuri izo nshuti zanyu. Uzi cyo kiganiro kirebwe wenda nabo bantu banyu nabo bakagenda bakora amashani n'ibiki, byagera kure ugasanga ubutumwa bugeze kure. Mukoresha kibageraho, none namwe muhindure babe n'inshuti za nyazo, za nshuti zishobora kugira icyo zigufasha nyine ugeze muri za situation n'ibiki nyine namwe mugira uruhare mu guhindura abantu. Ibintu biba birimo ubwenge bwinshi. Mukoreshe ngiye mwumva nitwa Joy B, ndetse babwira ngo byinshi biracyaza, ibyinshi biracyabiri imbere. Iki kiganiro niba wacyumvishwa kisoza, gira ngo wumvishe niko harimo utuntu tw'ubwenge. Babwira ngo igihe cyose uzajya ubona ino channel ya uploadinze ibintu, tumenye yuko ari utuntu tw'ubwenge, udukore approach turebe, mukande subscribe, ubundi tukomeze twatwike. Ndabakunda cyane.